turebe igice cya 9 mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli kivuga amasengesho y'umuhanuzi Daniyeli y'ibyumweru 70. Iki gice cya 9 mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli gikurikirana n'igice cya 6 cyo mu gitabo cya Daniyeli n'ubundi, kuko byombi bivuga ku ngoma y'umwami Dariyo. Umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3, umuhanuzi Daniyeli yasomye ubuhanuzi bwa Yeremiya ibice 25, umurongo waho wa 11 kugeza wa 14. Daniyeli amenya kuko igihano bahawe n'Imana ari imyaka 70. Yerusalemu izaba umusaka ikorere umwami wa Babeli imyaka 70. Igice cya 9 umurongo wa 4 kugeza kwa 19, umuhanuzi Daniyeli yemera ibyaha by'ubwoko bwabo bakoze byose. Aravuga ati, twagucumuyeho, twakoze ibyangwa nawe, twarigometse, titwumvira amategeko yawe, titwanumviye n'abagaragu bawe ari bo bahanuzi. Umurongo wa 20 kugeza ku murongo wa 27, marayika Gaburiyeli azanwa no gusubiza amasengesho ya Daniyeli. Imana imwereka ibyumweru 70 byagenewe ubwoko bwe. Ku mugezi Urayi niho Daniyeli yasengeye. Daniyeli yicaraga abara ya myaka 70 Imana yavuze yuko bazamara muri Babeli. Ya myaka igeze itabuzemo n'umunsi n'umwe cyangwa se itarengaho umunsi umwe, nibwo Zerubabeli yatashe n'itsinda rya mbere. Ibyumweru 70 twobigaburamo ibice bitatu bikuru. Igice cya mbere ni icyumweru kimwe kingana n'imyaka 7. Kabiri ni ibyumweru 7 bingana n'imyaka 49. Gatatu ni ibyumweru 62 bingana n'imyaka 434. Ibyumweru 7 bingana n'imyaka 49, aha ni ukuva umunsi Abisiraheli cyangwa se Abayuda bahaguruka bavuye muri Babeli kugeza barangije kugera mu gihugu Yerusalemu bayubatse. Aha byatwaye imyaka 49. Igice cya kabiri kingana n'ibyumweru 62 bingana n'imyaka 437. Aha ni ukuva umunsi barangije kubaka Yerusalemu kugeza umunsi Yesu bamubambiyeho ku musaraba. Haciye imyaka 434. Igice cya gatatu ni icyumweru kimwe kigizwe n'imyaka 7. Icyumweru kimwe kigizwe n'imyaka 7 kigaburamo naco ibice bibiri. Igice cya mbere ni ukugeragezwa kwa Yakobo cyangwa se kwa Isiraheli n'imyaka 3 n'igice. Ukuvuga ngo hazaba nabwo ibintu bibiri. Antikristo azakora ibitangaza n'ubutwari yiyamamaza mu isi. Kabiri ni igihe Antikristo azamenyekana bamwange, nawe atangire gutsemba abantu akoresheje inkota ye. Igice cya kabiri kuzamuka kw'ikanisa kigizwe n'imyaka 3 n'igice. Ahangaha nabwo hazakorwamo ibintu bibiri: no gupimwa kw'ikanisa no kwambikwa kw'ikanisa.